ibintu ndetse ni inkuru idashimishije kuba ku myaka yanjye nkana gutya n'abatewe ubumuga buri kugero cya 65% budakira, nta kosa nakoze, nta n'icyo bari kunshinja kigaragara, ndetse n'icyo nari nkurikiranyweho nkaba narabaye umwere, ngataha narabaye ikimuga, mfite umuryango, mfite umugore n'abana ngo nari ngomba kwitaho, ariko murumva ko nahinduye ikimuga hejuru y'amaherere yo guhoga ubusa. Icyo nari nshaka gushima, ariko nawe nakomeza gusaba leta yacu y'u Rwanda nk'uko bampaye ubutabera, kuko urabona kiriya ni kuvuga biriya bintu ni ibintu biteye ubwoba. Mu Rwanda ntabajyaga avuga biriya bintu by'icarubozo, yego, kugira ngo rero umuntu atiye kubivuga nabyo ni ikindi kibazo. Ariko nyine kubera nanjye ko nanjye nagiye mbibamo, nanjye nkagiramo ibibazo byinshi, nabonye ko nta kundi ibintu byahagarara. Ni icyemezo mwakiriye muteka icyemezo cy'urukiko rukuru rero? Icyemezo cy'urukiko nacyakiriye neza. Urabona ko babonye ko iyicarubozo ryabaye, kandi iyicarubozo ko n'ubu birashoboka ko hari abakirikorerwa mu magereza. Inshuti bakunzi ba EB Official, nkuko twari twabibararikiye, iyi ni ya nkuru ikomeye tubagezaho mu rwego rw'ubutabera mu Rwanda, aho urukiko rukuru urugereko rwa Musanze rwahanishije CSP Innocent Kayumba na bagenzi be ibihano bitandukanye byiganjemo ibyo gufungirwa mu munyururu. Aho mu rwego rw'ubutabera nkuko mubibona turi ku rukiko rukuru rwa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, urukiko rumaze gusoma urubanza ruregwamo CSP Innocent Kayumba na bagenzi be. Umucamanza mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze ruherereye mu majyaruguru y'u Rwanda afata icyemezo ku rubanza rw'ubujurire abari abayobozi b'amagereza n'abafungwa baregwamo ibyaha by'iyicarubozo. Ku isonga yavuze ko hari ibihano bitahindutse, uhereye kuri CSP Innocent Kayumba wahoza kuriye gereza ya Rubavu ku Gisenyi iri Nyakiriba. Umucamanza yategetse ko igihano yahanishijwe ku rwego rwa mbere gihamuko kiri mu kwezi kwa kane kw'ibihumbi 2024 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwahanishije CSP Kayumba gufungwa imyaka 15 mu munyururu no gutanga ihazabu ingana na miliyoni 5 z'amafaranga y'amanyarwanda. Uyu ufatwa nk'ucurabwenge w'ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza, urukiko rwamuhamije urupfu rwa Jean Marie Vianney Nzeyimana waguye muri gereza Nyakiriba Kayumba yategekaga. Naho kubireba AIP Innocent Gapira wari warahanishijwe gufungwa imyaka 13 no gutanga ihazabu ya miliyoni 3 z'amafaranga y'amanyarwanda, urukiko rukuru narwo rwagumye ku murongo urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwari rwarafashe. Gapira niwe wari ushinzwe ibikorwa by'amaperereza muri gereza ya Rubavu, na Jean Dodier Baziga yari umucungagereza i Rubavu. Nawe urukiko rukuru rwategetse ko akomeza gufunga imyaka 13 no gutanga ihazabu ya miliyoni 4 z'amafaranga y'amanyarwanda. Kuri Emmanuel Byishimanzi wamamaye ku kabyiniriro ka General muri gereza bitewe n'igitinyiro yari afite mu bafungwa bagenzi be, urukiko rukuru urugereko rwa Musanze rwategetse ko akomeza gufungwa imyaka 25 no gutanga ihazabu ya miliyoni 6 z'amafaranga. Uyu bagenzi be bafata nk'uwicaga gakiza muri gereza byinshi yari yarakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 12 yaburaga igihe gito ngo akirangize. Ku mufungwa Charles Nkurunziza nawe urukiko rwategetse ko igihano yahanishijwe ku rwego rwa mbere gihamuko kiri, hazakomeza gufungwa imyaka 22 muri gereza anatanga ihazabu ya miliyoni 6 z'amafaranga y'amanyarwanda. Mu mpinduka zagaragaye muri iki cyemezo cy'urukiko rukuru urugereko rwa Musanze zihera kuri SP Augustin Uwayezu wahoza ari umuyobozi wungirije wa gereza ya Rubavu ivugwamo ibi bikorwa by'iyicarubozo. Uyu ku rwego rwa mbere urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwari rwamugize umwere, ariko ku bujurire yakatiwe gufungwa imyaka 8 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga. SP Uwayezu aregwa ko yagize uruhare mu ikubitwa ry'uwitwa Emmanuel Ndagijimana uzwi ku izina rya Peter Ndagijimana. Abaganga bemeje ko yamugajwe na gereza ya Rubavu ahorana uburwayi budakira buri ku kigero cya 80%. Umwitegereje muri ahantu hiherereye agendana ibikomere ku kibuno rimwe na rimwe bijya bicika,
avuga ko yakubiswe na Uwayezu n'abafungwa bagenzi be hafi kumucaho ikibuno. Uyu ni nawe wabaye intandaro w'ibi birego by'iyicarubozo muri gereza. Mu bandi bafungwa bahanishijwe ibihano biremereye haraza uwitwa Innocent Nteziyaremye wahanishijwe gufungwa imyaka 25 no gutanga ihazabu ya miliyoni 6 z'amafaranga y'amanyarwanda. Haraza kandi Patrick Nahimana nawe wahanishijwe gufungwa imyaka 25 mu buroko ndetse no kuzishyura miliyoni 6 z'amafaranga y'amanyarwanda. Naho Joseph Mpakaniye we azakomeza gufungwa imyaka 5 anatange ihazabu ya miliyoni 1.5 y'amafaranga y'amanyarwanda. Kubireba Abuba Habimana azafungwa imyaka 8 anatanga ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 2 z'amanyarwanda. Ni nacyo kimwe kuri mugenzi we Sylvestre Uwihoreye uzafungwa imyaka 8 akazanatanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'amanyarwanda. Naho kuri SP Ephraim Gahungore warasimbuye CSP Innocent Kayumba kandi yungirijwe na SP Augustin Uwayezu ku buyobozi bwa gereza ya Rubavu, urukiko rukuru rwanzuye ko ubujurire bw'ubushinjacyaha nta shingiro bufite. Byabaye cyo kimwe no kuri Marcel Bikorimana nawe wari mu bashinzwe amaperereza ya gereza ya Rubavu. Uyu nawe ubujurire bw'ubushinjacyaha urukiko rwabuteye utwatsi. Ku kirego cy'ubujurire cyatanzwe na Emmanuel Ndagijimana ufatwa nk'izingiro rya byose, umucamanza mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze yagitesheje agaciro. Yavuze ko ikirego cye na bagenzi be bagitanze kidaherekejwe n'igarama ry'urubanza. Nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze, televiziyo EB Official yavuganye na bwana Emmanuel Ndagijimana alias Peter wakorewe iyicarubozo muri iyi gereza. Yabanje kutubwira uko yakiriye iki cyemezo. Murakoze cyane, ni icyemezo cyane jeje rwose tanshimishije, mbese ntabwo wakumva ukuntu ndi kumva binshimishije. Kubera iki? Impamvu ya mbere binshimishije nkuko natangiye na mbere mbibabwira, natangiye mbibabwira ko nizeye igihugu cyacu cy'u Rwanda na leta y'ubumwe nziza, none nkaba nizeye n'ubutabera bwacu bw'u Rwanda ko buzampa ubutabera. Niyo mpamvu rero kuri inshuro binshimishije cyane kuba nahawe ubutabera. Urukiko rwanzuye ko ikirego cyawe cy'ubujurire giteshwa agaciro kubera ko nta garama ry'urubanza watanze. Ni iki cyihutirwa ugiye gukora? Ikihutirwa ngiye gukora kuko n'ubundi kuri biriya kuba ntaratanze igarama ntabwo n'ubundi cyari cyarahamye abo ngurikirana, ariko aka kanya icyaha kuba cyaba hamwe ubwikeneye gukora no gutanga ikirego cy'indishyi. Ubusanzwe iyo havuzwe ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza abantu batabibayemo ahanini bashobora kugira ngo ni inkuru mbarirano kugeza aho urukiko rwabihamije ababikoze. Wowe wabibayemo ni ibintu biba bimeze bite? Murakoze cyane, nk'uko bivuze koko kwemera ko biriya bintu byabaga kandi ko kutarurimo biragoye, ariko nkanjye warurimo ni njyewe ubizi neza ubonye nuko bimeze. Ni mbese ninjye aka kanya waba ari iyo nguru. Bikorwa bite? Uburyo bikorwa ni ukuvuga ngo nk'uko hano hanze dufite inzego z'umutekano ziturerera zihagarariye n'abayobozi bakuru mu gihugu, namo imbere hariya kubera ko ari ahantu haba hari imbaga nyamwinshi, haba harimo n'imbere abashinzwemo umutekano. Abo bantu rero baba barimo imbere bashinzwemo umutekano niyo ibintu byose bikira. Ni ukuvuga ngo niba agutangiye amakuru ya nyayo yaremerwa ku buyobozi, nanagutangira amakuru mabi nanone nabo barabyemera. Ayo makuru rero atangwa n'abo ngabo baba barimo imbere, niyo usanga aje akagira ingaruka kuri wa muturage imbere, ko natwe n'imbere baba twita ko turi abaturage. Ayo makuru mabi rero yagutangiye niyo agaruka azanye ingaruka mbi, nyamaze we nta ruhari wabigizemo. Ayo makuru mabi rero impamvu akenshi na kenshi usanga, ariko ni ukuvuga ngo kubera ikintu kiba n'imbere, abayobozi muri abo ngabo bashinzwe sekirite igihembo cyabo babahereza motivasiyo yiyongera kuri rasiyo baba bahabwa. Mu buryo bwo kubungabunga rero iyo rasiyo, ashaka igituma karagaragariza ubuyobozi kari gukora, akajya gutanga ayo makuru y'ibinyoma ati kanaka numvishije ari kuvuga ibintu ibi n'ibi, ugasanga uyoboye gereza nawe agendeye muri icyo kigali kugira ngo aze yigenzurire, agahita ahamagaza uwo muntu ategeka ko bamukubita. Barira inkuru abadukurikiye urugendo rwawe rwo kugira ngo ukubitwe kurinda kushaka kugucaho ikibuno nk'uko urukiko rwabyemeje byagenze bite? Murakoze cyane, ni nabyo natangiye mbabwira ngo ni ya makuru mabi aturuka muri babandi bashinzwe umutekano mo imbere,
ubundi nge mfungwa nafunzwe mfunzwe nzira kugura ibintu by'ibijura na nubwo wenda ariko byiswe nubwo nge ntari kwizi ariko niko inyito y'icyaha cyanjye yari yitwa kugura ibijura. ubwo noneho nge mfatwa njya gufungwa kuri brigade nk'uwari wese gukurikiranwaho icyaha. nageze kuri brigade nkahurira n'abahungu babiri bari bazanye gufunga ariko bo bakaba bari barabafashe ngo bari baratorokeye brigade, noneho duhahurira babafashe te n'ababagaruye tubana muri kasho gutyo. bari kubarega ko batorotse aho ngaho kuri brigade bakatiye imyaka 5 ariko batarabatransfera ngo bajyane muri gereza nkuru. bamaze gutoroka bageze hanze rero nk'ibisanzwe abashinzwe umutekano hanze barabakurikiranye nibaciye iminsi bongera kubafata. ubwo ndi kujya gufunga niho twahahuriye tubana muri kasho gutyo. cyakora ntibabihanganira ko icyo cyaha bakoze cyo gutoroka, bagomba ko babajyana mu rukiko babarega n'icyo cyaha cyo gutoroka bakatira imyaka 3. bamaze bakatira imyaka 3 iyi n'amashumi yanjye ku cyaha twakoze twari dukurikiranweho baduha 30 jours. urumva twarabanaga twabaga ahantu hamwe, bagomba ko badutransfera batujyana mu igororero rya Rubavu. ubwo tumaze mu igororero rya Rubavu rero niho byose byatangiriye. byabaye mu mwaka ngabo ko tumaze mu kwezi baganira bari kuvuga ku kuntu batorotse mu kibuga bisanzwe hamwe n'abandi baturage. baganira ukuntu batorotse bakajya bavuga ati dore nk'ubu turi gukora ubuginga kuko twatorotse twigendera ntabwo bari kudufata. ubwo nibwo abashinzwe umutekano n'imbere babumvishije bakujya gushaka kugaragaza ko bari gukora, ntibabivuga uko biri ahubwo bajya kubashyiraho kese ngo bari gupanga gutoroka gereza. ubuyobozi bwa gereza bubwumvishe nabo nk'abantu basanzwe bagendera mu kigare kuko hari gereza yakundaga kubamo inkoni cyane, habagamo iyicarubozo ryo gukubita abaturage cyane. nabo bahita bazira muri icyo kigare aho batagenzuye neza ngo bamenye amakuru, ahubwo nabo barabafata barabakubita. bamaze kubafata bamaze kubakubita nta kindi cyakurikiye. abandi nabo baravuze ati muri kuduhora ubusa, twe ntabwo twari dufite gahunda yo gutoroka gereza. niyo tugira gahunda yo kwitoroka ntabwo twagombye kubiganira mu kibuga hari abantu, twagombye kubiganira twihereye, ahubwo twaganiraga ku kuntu twatorotse hanze kuri brigade. abayobozi ba gereza banga kubyumva, biba ngombwa ko bifashisha bamwe mu bo batorokanye hanze kuri brigade barazamura bajyana aho bita kwa muganga ni munsi kwa muganga bakundaga kubitira abantu habaga cyakene cya Yorodani. nuko babakubitira aho ngaho babarangije badutumaho natwe bamwe mu bari bafunganwe nabo hanze kuri brigade. nanjye nzamuka nk'umuntu wari ufunganwe nabo hanze bagiye kumbaza amakuru. hageze barambwira ati bitanga avuga ati njyewe abantu ko turi kumva ngo bafite gahunda yo gutoroka gereza, bimeze gute nawe makuru y'ibyo nk'umuntu waturukanye nabo hanze. avuga ati njyewe abantu amakuru yabo nzi nuko numvise ko bigeze gutoroka hanze kuri brigade, ariko ikijyanye no kuvuga ngo bashaka gutoroka gereza ntacyo mbiziho, ningira icyo mbivugaho ndabambabeshyeye. ubwo umuyobozi wa gereza arambwira ati nawe koko umuturanyi turi hano muri Mahoko nawe wanze kuduhereza amakuru kandi uyafite? ati muzanire inkoni hano. muzaniye n'urutsinga rwe yarafite rwe yakurwa bari gukwitisha abo bandi ba mbere nari masanze abarayibatse atangira kuyinkubitisha gutyo. nuko birangira nterereza abandi bafungwa b'abayobozi nyine bo bayoboranaga bankubita muri ubwo buryo ngo nanze gutanga amakuru. ese muri make ni gukingura yanjye gukubitwa yagenze ngo nanze gutanga amakuru nyafite. hanyuma si ikibuno cyagiye gucika kugeza kuri wa rwego bigenze bite? ikibuno kugira ngo bize kugenda gutyo barankubise bamaze kubona ukuntu banyagije kuko ngiye bari kunkubita njyewe nsa n'umuntu wagize ingabo ndavuga uti njyewe ni mu ngufita mukanyangiriza nk'uko nangirije abangaba muri kumpora ubusa nzabarega nta kuntu mwambaza amakuru nasanga ndayazi ndabari byo mu mpora. ubwo wenda hariya byumvishe ngo kumusuzugura nkamwe ngiye ko bankubita, mbese bankubita birenze urugero. bamaze kubona uko bangize urumvikana babonye ko bangize bagira ubwoba. bamaze kugira ubwoba nta kindi cyakurikiye. gereza ifite centre de santé nk'uko nabibabwiye, none ikagira n'ahandi hantu ho bita isolema haba mu bafungwa imbere, kuko gereza yacu yo uko iteye hari ahamanuka n'ahazamuka. mu bizamuka uba ujya hejuru kwa muganga ujya usa n'ugiye gusohoka, noneho ibimanuka hepfo kujya mu bafungwa. mu bafungwamo hasi hari akandi kazu kabagamo bita isolema. ako kazu ka isolema icyo gashinzwe kakira abarwayi bavuye kwa muganga bameze nabi batarabasha kujya mu madoroke.
bakakurikiranwa bari muri izo rema, ariko ntabwo bakurikiranwa n'abaganga ba centre de santé ya gereza, ahubwo bakurikiranwa n'abaganga b'abafungwa n'abakuru rouge baba imbere muri gereza baba baratoranyijwe. ubwo ngewe barafashe bahitaho kugira ngo banjyane muri centre de santé abaganga bampa imiti bamvure, ahubwo bajya kumvisha muri iyo rema batanga condition ko nta muganga yemerewe kumvaho ari ubutaka yaje kuvura. ubu rero ngubu nta gihe kirekire bitewe no kutabona ubuvuzi ikibazo gitangira kubura, cyakora muri amahirwe ashyiraho icyumweru sinzi umuntu ufungwa kugenda kose baje biterera babimenye aje kubera basanga bari ikibazo cyarabuze kuko umutanziferi banjye barahundaza gutya. Hanyuma se niki wabwira ari abafungwa bafunzwe bagiye bafatanya n'abayobozi ba gereza mu kugukubita, niki noneho wanabwira n'abari kuyobora gereza uyu munsi? Murakoze cyane. Icyo ngiye kubabwira nubwo nanjye nyuma ari cyo ndibuze kubasaba, ariko ndabanza nsubize ku cyo mwari mumbajije. ubwo icyo navuga kuri icyo ngicyo mbere na mbere, icyo nabwira abafungwa bafunzwe aka kanya, kuko ntabwo navuga wenda abagikurikiranwa icyaha ntabwo baba barahamwa n'icyaha, ndabwira bamaze guhamwa n'icyaha cyane ko aribo banahabwa inshingano muri gereza, nuko bagerageza bakamenya ko bagiye hariya ku bw'icyaha, bakamenya ko bagiye hariya bagiye kugororwa, bakamenya ko bagomba kwitwara neza kuko bakazagaruka muri sosiyete nyarwanda baragororotse, bakareka kwijandika mu ngeso mbi zo guhohotera no gutoteza abafunga bagenzi babo, cyane bakirinda no kugendera mu kwaha kw'abayobozi babi wenda badashaka guhinduka. Niyo nama nabagira. Noneho ngaruke ku ruhande rw'ubuyobozi bw'amagororero, bagomba kumenya ko umuntu ajya harira ku bw'icyaha yakoze, cyane ko muri nta n'ibyaha birimo bikomeye cyane ngendeye nko kuri gereza n'abagamo kuko nta manyanga yabagamo, bagahereza uburenganzira umuntu niba yahamijwe n'icyaha agakora ibihano bye agataha aho kumuhohotera. nk'uko bisanzwe twese turabizi umuntu ko aremye, hari abantu beza hari n'ababi. nivuga gutyo ntabwo ndi kuvuga ko abayobozi bose bo muri RCS ariko ari babi, ariko abo ngabo babi barimo batagishaka guhinduka kuri uyu munota, nabo barebere kuri bagenzi babo ko byababayeho, bityo nabo babashe guhinduka bafata inkamba, bayobore neza abagororwa. umugororwa amenye neza ko ahari ari umunyacyaha hamwe n'icyo agomba kubona, nawe yumve ko hari ibyo atemerewe, nawe agendere mu muyoboro mwiza abayobozi bamuyobora bamuhereza, hanyuma uyobora nawe abera abayoborwa mwiza. icyo nari nabagenda basabe nk'uko nabivuze ni ugushima abari gukurikirana ikiganiro cy'abari mu byumba ndibumva ndi gushima, ntibumve ngo ndi kwishima hejuru abahamwe n'icyaha kuko abakoze icyaha agomba kukiryozwa. ariko impamvu ndi gushima igihugu cyacu cy'u Rwanda na leta yacu nziza n'ubutabera, kuba abantu ubutabera, kuko ibyo nakorewe rwose nagahomamunwa. ibintu ndetse ni inkuru idashimishije kuba ku myaka yanjye nkana gutya n'abatewe ubumuga buri ku kigero cya 65% budakira, nta kosa nakoze, nta n'icyo bari kunshinja kigaragara, ndetse n'icyana ari nkurikiranyweho nkaba narabaye umwere, ngataha narabaye ikimuga, mfite umuryango, mfite umugore n'abana ngo nari ngomba kwitaho, ariko murumva ko nahinduye ikimuga hejuru y'amaherere yo guhoga ubusa. icyo nari nshaka gushima, ariko nawe nakomeza gusaba leta yacu y'u Rwanda nk'uko bampaye ubutabera, n'ubundi nizere ko ku bijyanye n'indishyi n'ubundi baramba ubutabera, kuko nawe mu kumva ko nabaye ikimuga ko ntacyo nakwemerera, n'ubundi nizere ko n'ubutabera bw'inzabuhabwa. murakoze. Ndagushimye ku kiganiro uhaye televiziyo EBO Official Emmanuel Ndagijimana. murakoze cyane. Muganga Theoneste Niyitegeka nabo yafunzwe imyaka 15 mu magereza atandukanye harimo n'iyi ya Rubavu mu Rwanda. Amaze gufungurwa ari mu bagize uruhare mu kumenyekanisha ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza. Muganga Niyitegeka nawe iki cyemezo cy'umucamanza cyamuguye neza. uruhare rwagezwemo n'abantu badafatanyije muri n'association yitwa hagarika iyicarubozo aka kanya. nibo twafatanyije cyane, yego nyine nabagiye imbere wenda ko nari mbize, ariko nabo nyine bakomeje kumba hafi, kuko urabona kiriya ni kuvuga biriya bintu ni ibintu biteye ubwoba. mu Rwanda ntabajyaga avuga biriya bintu by'iyicarubozo, yego, kugira ngo rero umuntu atiye kubivuga nabyo ni ikindi kibazo. ariko nyine kubera nanjye ko nanjye nagiye mbibamo, nanjye nkagiramo ibibazo byinshi, nabonye ko nta kundi ibintu byahagarara.
ni icyemezo mwakiriye muteka icyemezo cy'urukiko rukuru rero? Icyemezo cy'urukiko nacyakiriye neza. Urabona ko babonye ko iyicarubozo ryabaye, kandi iyicarubozo ko n'ubu birashoboka ko hari abakirikorerwa mu magereza. Nicyo gituma mbwira abantu bose ko bagomba guhora bakanuye, bakaganira n'abantu babo bari mu magereza bakumva ko ibintu bimeze. Bakomeza no kudufasha cyane cyane bagira ibibazo bakaduhamagara. Muri iri shyirahamwe ryacu dufite rivuga ngo ryitwa hagarika iyicarubozo vuba, ryashinzwe ubundi tumaze kubona yuko abantu bagomba guhaguruka bakavuga ibibazo bya iyicarubozo bera mu magereza, cyane cyane ko n'ubu ngubu hari abantu bagikomeza kuvuga yuko bakirikorerwa nka ba Karasira Aimable, ba Cyuma Hasani. Abo bose nyine ni ukuvuga yuko twese tutagomba kubifata nk'aho ibyo bavuga atari byo, ahubwo tugomba kubihagurukira tukabikurikirana, tukababa hafi, tukavuza induru kugira ngo bihagarare. Mu yandi magambo, urukiko rukuru rwatanze ubutabera buboneye? Rwatanze ubutabera buboneye rwose. Ntabwo navuga yuko hari ababaye abere, ni byiza. Ntabwo twifuza ko abantu bagenda ngo bapfire mu magereza. Twifuza ko wakoze icyaha ubucamanza bukimuhamye. Ubucamanza bwahamije abantu icyaha, harimo bayobowe na Augustin Nduwayezu, cyamuhamye ko yakoze iyicarubozo akarikorera abantu batandukanye, harimo n'uriya mugabo witwa Ndagijimana Emmanuel alias Pito. Rwose akazi nakoze nanjye numva nibo kwishima, mvuga nti naragerageje mvugira abantu, n'abandi bindi bibenda tutavuze nabyo bizageraho bigaragaje. Mu byo wabonye mu magereza bagiye ufungirwamo watubwira nk'ibihe? Mu byo naboneye mu magereza, nabonye abantu bakubiswe, abandi barakubitwa barapfa, abandi baramugara, abandi bacika zimwe mu ngingo z'umubiri wabo. Mbese habaye akavuyo cyane cyane, umuntu wese yarazaga, umucungagereza akagukubita, undi agahamagara ati muzanire kanaka, akaryamisha hasi agakubita. Nta mategeko mbese yagengaga abagabo rwose bari bashinzwe kurinda abanyururu, babakoreshaga icyo bashatse. Nizere ko ngo amategeko bagiye kuyubahiriza, bakabona yuko abantu dukanuye turimo kureba ibyo bakora. Hanyuma kubikureba ku byakubayeho? Ku byambayeho nyine ntabivuze, ndabitangaza hirya no hino. Hari nabyo byatumye n'abantu benshi batangira kubona ko ibyo bintu biriho, kuko nkanjye iyicarubozo nakorewe rikomeye cyane. Nagiye mfungirwa mu cyumba cyanjye jyenyine, nafungiye muri gereza ya Cyangugu mara y'umwaka, mfungiye mu cyumba cyanjye jyenyine, ndi kumwe n'umuntu undinze utanga amakuru ku bintu ndimo gukora n'ibyambayeho. Ibyo rero nabyo turasaba ko rwose ibyo bintu byo gufungira umuntu mu cyumba cye wenyine byarangira, kandi n'ubu biracyakorwa. Ntibirangire umuntu agenda agiye gukora ibyo umucamanza yemeje, kuko nta mucamanza ujya ngo bafungire umuntu mu cyumba cye wenyine, ahubwo ni abayobozi ba gereza babikora. Ibyo bintu rero nibabyirinde rwose, kuko barimo kwica amategeko. Uretse kugufungira mu cyumba cyawe wenyine, ariko wowe ntabwo wakubitwaga? Kugira ngo nashinge nari hamwe ryitwa hagarika iyicarubozo aka kanya, ari ryo mu cyongereza twita stop torture now. Nuko nari maze kubona ibyambaye, ndavuga nti ntago nifuza ko hari undi muntu wazakorerwa nk'ibyo nakorewe mu magereza. Nagenze mu magereza, nafungiye mu magereza arenga 8. Ayo magereza nagendaga hose banyakirizaga inkoni, bavuga bati banza uryame bakubatize. Aho hose nagiye nkubitwa, ubu mfite inkovu umubiri wose, mfite ihungabana ritandukanye. Ariko nasohotse ndavuga nti ibyambayeho ndifuza ko byahagarara. Ngize Imana mbona n'abantu banshyigikira mu gushinga iri shyirahamwe. Abantu barabyitabiriye rero, bumva yuko rwose dufite akamaro kandi dufite n'icyo tuvugira abantu bari mu magereza. Hari ikindi wongeraho? Icyo nakongeraho ni uko ubutabera bwatanzwe, iyicarubozo ko rihari mu magereza, ahubwo barikora ntibamenye yuko amategeko azabahana kandi akabahana bikomeye. Cyane cyane igihe cyo nifuza kugira ngo mfokusingeho cyane, ni ukugira ngo abantu bumve yuko ntibatinye ngo kanaka ngo baramukubise ngo hari undi muntu uzajya kubivuga. Abantu barabiceceka bavuga ngo se ngo tuzabibwire nibavuze induru, babivuga ahantu hose. Abantu baraza bavuga ati umuntu yangiye yambwiye ko ngo bamukubise ijisho rikameneka, bakicecekera bakagira ngo hari umuntu uzavuga ibyo bintu.
CSP Innocent Kayumba bafata nk'umucurabwenge w'ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza. Mu miburanire humvikanye ko yari yarashinze umufungwa witwa Semahane kujya guca inkoni zo gukubita bagenzi be. Bavugaga ko ku munsi yacaga nk'inkoni zigera mu 100 mu ishyamba ryegereye gereza ya Rubavu kandi zikarara zishize. Nk'uko byumvikanye baburana, bavugaga ko abafungwa babakubitaga ari nako babajandika mu cyuzi cyari muri gereza cyari cyarahawe akabyiniriro ka Yorodani. Abafungwa imbonangumone bashinje Kayumba ko na nyuma yo kumwimurira muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, yagarukaga inyuma hakajya kuzana abafungwa bo muri gereza ya Rubavu yabagaziho ko bakwemera gukorera iyicarubozo bagenzi babo. Hari n'abatanze ubuhamya ko bigeze kubajyana muri gereza ya Karubanda Butare mu majyepfo y'u Rwanda mu bikorwa byo guhohotera bagenzi babo babaga bagaragayeho imyitwarire idahwitse. Uru ni rumwe mu manza zidasanzwe ruburanishijwe n'inkiko z'u Rwanda mu bikorwa by'iyicarubozo mu magereza yo mu Rwanda. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakunze gutunga agatoki ibikorwa nk'ibi, ariko ubutegetsi bw'u Rwanda bukabyamaganira kure. Igihe cyose byazamuwe, u Rwanda rwavugaga ko iyo miryango nta cyiza irubonaho uretse gushaka gusubiza inyuma intambwe y'iterambere rumaze kugeraho. Abaregwa bose baregwa ibyaha byo hagati y'umwaka wa 2019 n'ibihumbi 2022 byabereye muri gereza. Baregwa impfu z'abagera muri 7 baguye muri gereza ya Rubavu n'abandi bahakuye ubumuga. Kuri uru rwego abahanishijwe igihano kiri munsi y'imyaka 15 ntibemerewe kujuririra mu rukiko rw'ubujurire nk'uko twabisobanuriwe n'umwe mu banyamategeko. Turabashimiye kuba mukomeza gukurikira ibiganiro tubagezaho kuri EB Official. Kuri mikoro mwumvaga bagira ubusa. Ibitekerezo n'andi makuru muduhamagare cyangwa mutwandikire kuri 0788 442253 cyangwa kuri 0737 77 60 81 naho utaha.